Yego. Hanyuma rero reka tubirebere hamwe byose. Niba umugore n'ubundi nkuko twabibonye ufite igitsina kinini cyangwa se gitoya, imyanya imyibarukiro idushimisha cyangwa se ishimisha umugore iba hano hafi, iba hano inyuma, ni rugongo, ni imishino cyangwa se ni imyeyo, ushobora kuba guca imyeyo, ushobora kuba gukuna, ndetse twanarebye niyo utabifite cyangwa se twarebye niba iyo utayiciye cyangwa utakunnye, ubusanga niyo yaba atarakunnye usanga dushino turiho ari tugufi ariko tuba turiho. Rero nabwo niyo dukoze nako tuba dufite sense yo kumva kukozeho rwose, ushobora kuvuga ngo ntiyaciye imyeyo, byo bikakumva ko bikubereye ikibazo. Nta kibazo kiba kiriho, kuko nuko iyo bavuze gukuna nuko abafashe iriya mishina bidutoya akadukurura cyane bikaba minini, ariko ubundi tuba turiho ni igice umugore wese agira. Rero noneho ndagira ngo mbabwire, singiye kubigisha ahubwo ndagira ngo mbabwire noneho ibanga. Hari ukuntu umugore ashobora nko kubyara wenda akaguka cyane ku buryo utagishyiramo ngumvura mubumba cyangwa se hari icyo uri kumumarira. Hari n'ukuntu umugore wenda cyangwa se umukobwa ashobora kuba yarahuye n'ufite bwa bwoko twagiye tuvuga, ugasanga ifite amaguni cyangwa se ni zimwe twagiye tuvuga ariko nini cyane, ugasanga yaragutse bikabije, wowe washyiramo